usanzwe nanditswe nkuko wanditswe ukuze ariko mfite 86 86 aha ni igiki wibuka mu buto bwawe wumva wibuka rutaganyura nari inguri z'ubuto wari inguri korera amafaranga rukora amafaranga ese ngubu nangaye amafaranga ageze kurangaye ku muntu bamwe na bamwe ni 7 abandi 5 aha hanyuma se amafaranga murabona muri iyi minsi ari icyo ashobora kuba yabafashara byo kurya biraheze abantu batanu cyatanu se ku munsi gishobora kugufasha mu buzima busanzwe wavuye kugikorera uretse ubugari kazabasekana heganya guheneza ibyo nahinze nishira zahawe ikibazo ni kimwe ukahabwa amafaranga 500 akirayo merci murakoze ariko nutagitsinda uradusubiza ngaho reba hano sasa icyo bita East Africa urakizi ikumete mbwira ibihugu bitatu ibihugu bitatu biri muri East Africa yo Burundi Tanzania n'Ubuganda amafaranga wayatsinda mwumvise ko mbonye ko atwaye amafaranga ngahe ende imari ya urengiyo ngaho kishyire Bega nanga gufasha muri kanya rero ko kubaza ibibazo dusanze abaturage mu kazi kabo dore amafaranga nayangaya gutsinda amafaranga kayatwara muzakira amafaranga ariko se buretse ndayagwa uko watsinze we ntabwo ariko ndagira amanyanga gaye aha muze eko ufite imyaka ingahe 55 aha watubwira abaperezida babiri batatu bo muri East Africa ukatubwira n'abaperezida babayeho guhera mu 1990 gushyika ubu ubwo n'abaperezida babaye mu Rwanda ukatubwira ndetse n'abandi batatu bo muri East Africa nk'uko uriya yamaze gusubiza abayobozi babaye mu Rwanda haze Petero Buyoya umuntu kagiye kumbuza amahirwe bahunga ngubu uramutse uvuze yuko isi igiye kurangira ejo isi karangira ejo ni igiki wakora kugira ngo wumve yuko birangiye cyangwa se wumve ko ugiye nta kindi kintu wishinze cyane ni igiki wakora noneho cyanyuma ni ukwishyira muri Nyagasani kwishyira muri Nyagasani ngakira amafaranga nawe wewe urayahunze ibyo ngibyo wewe wari wazi yari yahunze kugenda n'abagore nese wenda kubaza kandi wari wazi kugenda n'abagore kugenda n'abagore ugira uti wenda mbaza uti wenda umukinnyi wa mbere muri kwisi ni uhatsinze ibitego byinshi none urashaka ko mubaza mu bijyanye n'abakinnyi muri Afrika hari kuba igikombe cy'irushanwa ni igihe kipe yatwaye icyo gikombe ngiye kujya numva radiyo ntambwe ngo mubaze mu bijyanye n'abakinnyi mubaze cyane amafaranga araza kuyabura ye oya yampa kureba koroshye ndeba koroshye ako kantu kari kuvuga neza se buriya karimo karavuga ngaho rero tugusanze hano uri mu kazi nk'abandi bose ariko ngo washaka ko tuganira hari akantu wumva ushaka kutuganiriza kadasanzwe se nagaki ufite imyaka ingahe mu busanzwe nanditswe nkuko wanditswe ukuze
ariko mfite 86. 86. Aha. Ni igiki wibuka mu buto bwawe wumva Ivuka rutaganyura nari inguri z'ubu buto. wari inguri?